Banza ubwize kuri ngo wize iki muri kaminuza. Ni iterambere ry'icyaro. Wize? Iterambere ry'icyaro, development rirare, rural development. None se si ubwo ushaka kwerekana iki? None ubu ntago wabureka ibintu ngo tubitware uko biri. Kubyizanye. Nawe byakubaho nawe ukiga iterambere ry'icyaro nawe. None ngo bugu. Cyaho ukiga ubugango karirimba jugumira. Agoze mwana. Irajugumira ni ya malaria. Rajugu wallahi. Pampilampa. Ataka muri mujene nabajeje ubundi ngo niki wavanye mu muziki. Arambwira ngo nakuyemo imbwa yiruka tu. Direct. Abanyamuziki n'abanyamakuru sha nta mafaranga bafite. Nukuri kw'Imana pe ntayo. Nije muntu ubashije kuba honete nkaza bino bintu nkabibabwira ukuntu bimeze. Ariko ndakapfusha rukara. Nibwo najyaga numvura muje navuga ngo aragapfusha rukara. Nari ntago nari muzi. Naramubonye to. Namubonye mu muziki no mu banyamakuru. Inde rukara. Ngo yeshariya uko arakapfa mwana. Derede kumenya zihenda. Derede? Ese rene? Ni rutagura indaya. Ko nanjye nzigura bucece. Aho baratwica. Bonde yaje. Nayo gushiye mu rugo. Bamwe ngo urafunguye abandi ngo warasaze. Oya gusaraho shane benshi hari umujene umeze neza koko ubyo tubyihorere tubitaruke. Ibyo gusara byo ntago ari ingingo iyo ni ingingo dutaruka pe. Nta nubwo tuyivuga twarabiganira ejo bundi turi kumwe n'abajene mu kanama twari dufite. Ibyo rwose. Ubwo nyine wowe umeze neza se basi. Wowe uri muzima. Yego wenda ntacyo cyewe uri muzima. Umuntu ujya Canada kagaruka. Mwe mukoresha imbuga nkoranyambaga muri Samsung 250 twabashyize igorora do buri munsi turi gutanga gigabyte 5 za internet ya Mango 4G ku buntu. Aha ni ku 10 ba mbere badufollowinze kuri Twitter, Instagram, TikTok ndetse na YouTube channel yacu hose ni Samsung 250 Rwanda. Akarusho kuba kurikirwa n'abarenze igihumbi kuri konti zabo bwita aho turakuba kabiri tuguhe gigabyte 10 ikitonderwa. Uratwandikira kuri Instagram yacu utwereka kwa dufollowinza aho hose. Icya kabiri uratwemerera kugaragaza ku mbaga nkoranyambaga za Samsung 250 ku iyo internet twayiguhaye igihe cyose wayitsindiye. Ku bindi bisobanuro watwandikira kuri izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 31 681. Rizeye ko muri amahoro aho muri hose. Nitwa Irene Murinda habika shamakutiro cyangwa se Morodekayi. Yanjye ntabwo ari yo musi nk'uyu nguyu rero nongeye kubivuga. Ujya kwa mudugudu nuhagera ubabwire baguhereze iyacu bafashe niyo ngiyo ya Mushero. Nizere ko mumeze neza cyane rero kuri Oromo Hotel. Na ahantu heza cyane ushobora kuza tukakwakira ibintu bikagenda neza cyane. Ibintu uko byashoboka. Nose bayiguhereza. Oya bo niba ijya boneye imyumbati ariko ntabwo guhereza ne yapfuye ngo no kwera yari. Nizere ko muri amahoro nibyo mukomeje gukora. Biri kugenda neza. Bayigumaniraga iki sobaye turekera tukayirarana. Tukumana none ikiganiro cyo. Bakatubwira tukajya mu bwone tukajyayo tukareba aho yari aho yoni bari imyumbati yabo. Niba ihene yari imyumbati bakayiduhereza ngo yapfuye ngo yari imyumbati. Iyo bari duhereza gapfira iwacu. Aya makuru aracashwana. Ibyo ntabwo nyine biraza gukunda. Ugoze kuva twafata ibintu ihene yari nzima. Ni ihene y'umusheru niba ari nako yakahungutse ntabwo biraza gukunda. Aya makuru aracashwana. Yego. Ubwo nibikondera kuza kumbwira da. Umva se ndaza kuza kujyayo. Yewe ubwo turaza nose twajya mu bwone bw'ihene yapfuye. Niba yonnye akarakara. Kaze ndaze nkubwire ndi kumwe n'urubyiruko. Namahoro. Twatangiye ikiganiro nyamuneka. Nanjye nandi mu kiganiro cyanjye n'umugore.
aragufata natanze ihene iyo ni imyumbati barayifata bayifata ari nzima igeze mu rugo kubera ngo ari imyumbati bavuna moto ntibayihaye amamesa igeze mu rugo ngo yapfiriyeho ndajya gufata ihene yapfuye batwaye ihene nzima baranzanira inzima ngire mu bwone cyangwa umurima babundekere ni ihene turahurahe nabyo yawubonye nta makuru ndi gutanga abana b'urubyiruko murasetsa mugamwe niba hari ibintu bisetsa niba hari ibintu bijya bisetsa ni ukubabona muri abo ese mubayehuta Kigali muratuye cyangwa muregamye namwe isa n'isa mwagwa kisasiye Je vous salue Marie. wala akbar Komera cyane. ndakomeye Namahoro. ubu ndi umwisilamu Ewe. ikintu nabonye mu minsi Uzuko nakuyobewe. oya ntabwo wapfa kumenya direct Mara yanjye. Ubu ndi kwibaza nimba uyu muntu ari tonalite. Tonalite nsanzwe nzi. ntabwo usanzwe umuzi ni ikindi kintu ngiye ndi impara Basonye uruseke numve ko ari wowe. ndi umunyarugomo ku rugamba jewe ndabaranze umwami aranzi yamaye n'inka Oya nagaruko turahita seka. uyu ntabwo ari we uyu ni jewe Tonali. namahoro Komera cyane. ndarambye Namahoro rero. yawe ntashye Cyagenze gute ko niba wahindutse? Tonali nago umuntu ari uhinduka abantu n'ubundi duhora ku mpinduka Tonali nago ari wowe. duhora mu mpinduka duhora mu Kugira mpinduka unemere ko ari wowe. duhora mu mpinduka Kugira unemere ko ari wowe. eh Tutarinjira mu bintu byose tugiye kujyamo. Ngiye kubanza duseka umunota nibwo menya ko ari wowe. Ehe. 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 agafate hangova z'igitwenge zifatire hejuru ya tuwarete y'akabari Bitewe. karamerene we Yaturekeraho. umunota washize Yego. niba warangiye nta kibazo ese urota guhaha ikintu icyo ari cyo cyose cya original giherereye muri Amerika, Ubushinwa, Dubai cyangwa ahandi unyuze ku masoko akomeye kandi yizewe karundura nka Amazon, Alibaba, eBay, Apple n'izindi, akira igisubizo dore ngiki: iguriro. Rambagize icyo ushaka kuri ayo masoko rero, ubundi utugane tukikugezeho mu minsi 7 kandi idashobora kurenga 14. Dore dukorera hano i Nyarugenge mu nyubako ya TCB Town Center Building inyuma ya Simba Supermarket, ni floor ya 3. cyangwa se Western application yacu muri telefone yawe iguriro shopping. Ushobora no guca kuri website yacu wa eshatu:2guriro.com. byombi bikora neza cyane. Ukeneye ubufasha bwihuse duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 0788181618. Umva aka kantu, ushobora kwishyura 50% andi ukayishyura icyo watumye kikugezeho. Iguriro, serivisi yacu ni vuba kandi rizewe. rubanda uramazi kisasiye Chafusa ari Marie. Ago arya tora nyibutse. Turi guseka iki? haka nta kintu gisekeje no kubyihimbira nuko byihimbira none se duseka iki
mbwira icyo duseka niba tutarabihimba rwose umuntu uzi ngo umuntu aza wenda no guseka ibindi bintu shana ukubyihimbira ntacyo basi dupfe kwisekera iyo kamera we kamera zirakwira domiwe yo bobo iyo iyewewe ntabwo rero ngo abantu barasaze dore Kigali waraye uzi ko ari ikintu namenye tugira abadiyasipora hanze habaye n'abanyarwanda sha ibintu birasekeje yewewe ariko byo birasekeje hari umuntu ubona ukabibaza ukuntu yagiye bikakuyobera kera diaspora y'abadiplomate none shana abahungu okay ambo kandi baka komera rero ndarambye kabisa ndi kumva muzi bayindende Yesu we yagayebeka tunari urafunguwe urubyiruko rw'u Rwanda uyu ni umuntu ntimubone mu byatsi mu mintanye n'ingonokera nibyo wabibonye neza ni umuntu icyo ubona ni uruntu ntibigucange iki ni uruntu ntibigucange koko ni umuntu uyu mubona kuri kamera zanyu ni umuntu iki rero mubona kindi niba wowe nta muntu uruzi ubwo uruzi uruntu ubu rero ndumiwe babarira tureke imiseko ari abantu bagira ngo bagize ngo unzumirwa nanjye ndumiwe shatonari no kuri ndumiwe nanjye ndumiwe erega si wowe gusa nanjye wagize ibihe bibazo byatumye ibaze ko nanjye numiwe ariko ziko gushana ibibazo tunari nago wogoshe gusa bavuga ko wanasaze ndamaze ese ko ari byo bihendutse ese nubake Kigali Universe nibazubakira tuzasara usigaye uhamagara umuntu kera abwiraga umuntu ngo bite ngo boss we nawe ati komera nawe usigaye umubwira ngo bite komera boss toka majya kujya ugize ubona ngero ugize ubona muri barabasi jewe impanaginga boss bire ugize ubona jewe muri Kigali Universe jewe toka to hari umuntu nemere miliyoni abantu babaye banyita boss mu bicyo wanjije boss kwita umuntu boss ni ikibazo urumva nasi we bigenze bite wenda jewe ntacyo tubigihorere jewe wenda nasaze ahubwo se nk'uyu mudamu uzetse kuri ari mu modoka ruriho cyana surwumwe humura surwumwe werera finish okay warukimbaza ibijyanye n'icyarya naye kukubaza amakuru yawe kuko abantu bari kubura kuri screen zacu warahindutse ubwo nzaragenda ku video nabaye ejo nanjye nagapostinga uri kumva niho rero nagiriye ubwoba kuko ntago numvaga kuri muzima kuko n'umuntu wahindutse ira video ibyo basazi navuga se ira video trending ikibazo cyo mu mutwe byagenze gute tubaye iya mbere yabira kuko atari ubwa mbere usazi iya mbere kira kintu nayiboye ira video nayibonye umusibo ejo nari nkiri muri Kenya noneho nyibonye nkagira numva ariko muri famille yanjye ntabwo bampamagara niba byaranze baba babona ko byanze bazi ko famille nta wakirwa bahamagara ngo byagenze bite bakibona kuri yabati ese niwe ubwo nuko then nahise ko mpita konza kugira ngo nkureho mikiriyaringe nabonaga abajene bose nguriye ngo ni papa Kasuku buriya niba bavuga ngo narasaze ariko ntibagiye gushyuha ngo nsa nk'agasuku n'urubwa ntabwo ndumije ibintu uri kuvuga no nego kuza rero kugira ngo yego baguharabike nkiriyaringe bamparabike pe bavuga ibyo bashaka ariko ntibashyire ibintu bya Gasuku namwe mukono kumenyera Gasuku kandi Gasuku nta mikino agira yakina ubuhe nabonye akavido ka Jay Skiza naramwemerera amana ngiye buri Jay bikomeye nabonye akavido ari kuvuga ngo gahunda yo kumbwa ngo njye muri gym ngo shaka ikibazo cyabo ngo habe n'uwampa n'urupfusha ngo njyango njye kwishyura ariko uzi Jay Skiza ameze nka kwa kundi bano baviye bakuru harukuru mutambuka nko ku cyana cy'ikibebe cy'igikobwa kimeze neza noneho mwahindukira mugiye kukireba muri kukireba noneho ukumva ari kujya kubwira ngo ngaho ngo ndebera sha ngo burambwira n'imyambarire koko ngo burango koko
rani kuriya bambara kikamureba paka kikaba nk'ikiri kugira inama iri ku munwa gusa ariko ku mutwe yakomeje yibereye igoma ari hirya mu biti mu birunga mu bintu by'ibi yego ashaka kumuzaba akabara ya abantu b'Inyarugenge ubu couple yari indana na Zabu imaze igihe kirekire ku buryo nabo bavanwaho ijambo insigamugani yagiye kwangara ngo yagiye kumuzaba yamyumvishe mukanya bari kuvuga abajene ngo asigaye ngo anamuzaba ndabaza kumuzaba no kugira ute ngo ni bya bindi ngo bitaga ngo kera ngo ku ngoma ya baroki ngo babyitaga ngo bwombo kera ngo none ngo ubu ngo babyita ngo kumuzaba ndavuga none se ubu agaheba amaze ndugu yangu direct birashoboka se kisasiye nta n'umunota ushize walaye Rene birakunda cyane birakunda birashobotse ndi ndi guhakana direct Nike ariko by the way abantu be kugira ubwoba ntabwo ari ibindi video sinzi ukuntu nagiye urumva impamvu tujye kubisana tugende gake gake umva ngira ngo hatagira abantu bakutse umutima bagira ngo agize nk'ikibazo wenda cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se ikindi kibazo gikomeye hari abavuze ko ari depression wagize nyuma yuko Dumba kurekuye nanjye ngo kurekuye rero Dumba nabaje kuntu ngo mwari kumwe mwatandukanye Aguruza kano karenze hari umujena mu Rwanda mwari muhanganye ngabonye ngo ugiye Canada arabango ntiyabyiherera nawe ngo ntiyagume biki agiye Burundi agute kigoryi ngo niba ngo ugiye hanze ngo nawe ngo arajya hanze ibintu byose ngo uzakora zabikora tu kibazo yagezeyo haba umuzure niba ari Yona yarateye umwaka igihugu cy'abaturanyi kuko yagezeho umuzure direct uhituza murinda habi bakoze ibintu bitari ibyo tuma umwana umukubita ama competition ari grave none direct simba nagarutse turahite bara cyokoza icyo kintu nuko tegozera rigo kumbetonari waragiye dako tubijyemo utaza kutujijira turabijyamo twega nibyinshi yewe Marite makuru arahari nganira na Dumba yanyibwiriye ko ino depression ufite warayikururiye kubera ko Dumba we avuga ko wamusinicinze nta depression mfite nta kumusinicinga Dumba buriya nta kosa Dumba nta kosa agira none yambwiye ijambo yakubwiye ugiye kugenda ngo ndakagira n'iki n'iki buriya yakuye muri rimwe ngo ryo kugira ngo yambwiye nk'ibintu nka 900 yongeraho n'akandi kantu ngo ababyeyi ngo bari bahari dusinya kandi abane bamaze guhereza baze kumbwira ngo ndakajyaho none tongera asubiramo ngo ababyeyi ngo bari bahari dusinya ngo barabizi ariko ahitambwira ngo kagire nyoko none akongera ngo umubyeyi wawe ngo arabizi wallahi direct ariko nta kosa yagiraga Dumba dore ikintu cy'ukuntu yagenze ubundi nta kosa Dumba ubundi agira na n'ubu ntaryo agira ariko ikosa yakoze ni rimwe kumbuza gusohora indirimbo yitwa Muheto niryo kosa rikomeye cyane witurwara direct ntago bikunda witusara ngo nimbi ya police impossible monsieur danje mba Quebec ari mu gifaransa monsieur regardez les yeux caméra microphone pour tes bébés à la maison Inzobele impuguke Fredina ngo hari n'umunota uvuga igifaransa cyiza ikosori Chisasi Chef c'est Mali Yeso mubonye heyaka umunota ntabwo aragira kuvuga igifaransa ikosore igifaransa uramvugisha igifaransa avuze igifaransa cyiza tonari kepo ishati stilo amatwi
la tête, les épaules, les genoux, les pieds. Amatwi twara. Hey! Comment est-ce qu'on appelle notre staff ici? Amatwi ndayabuze. Les yeux. Noze amazuru bayita gute? Rone. Aha. Ehe. L'oreille. Inde. Les oreilles. Les oreilles. Wabyishe. Ngo nde. Babyita gute ibi? Bivuze ibintu byabamenya. Babyita ibikobokobo. Ibikobokobo. Sasa nuko nta n'umukongomani. Banyarwanda turirushya tu. Nakabaye ndi mukongole cyangwa ndi murundi. Unamujua ule mu honorable wa pale. Agira ati jewe naragiye Washington DC. Ndagurayo. Ibiryo bitariho nakanyama. Amadolari 50. Hano mukayanza karagura ngahe wewe. Sijana wo. None amadolari 50 y'amanyamerika. Urumva amarundi cyane tayaruta wowe. Chandabwira abarundi ngo barakungahaye jewe. Chandabwira abarundi ngo barakungahaye. Chandabwira ngo barakungahaye bakabihakana. Nariko ndahayira n'umushinga w'ubwiro kuntu uburundi bukungahaye. None murabihakana mwebwe. Aramazi banywa Washington DC. Arapfa ngaha. N'abanyarwanda mwe murakungahaye wewe. Bariya bajya bazi naha baraza kureba ingagi. Ni murazifite ngaha. Muturage wa Musanze urakize kuruta urahereni. Urakize kurusha abantu batayizone. None arafise ingagi. Arafise ingagi ura mwana wa Musanze wewe. Baracobaza kureba ibintu afise. Ubwo ninde ukungahaye kuruta? Ninde wundi wewe. Hano avokera kurangaye hariya kwa Mutangana wewe. Ijana. Nacenda hariya wewe ndacambura mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nacenda yikura amadolari 7. Ubwo urumva ijana cya hano kwa Mutangana wewe ritarota amadolari 100 ya Amerika wewe. Yekeraho ngaho. Ariko yararize niyo birumvikana. Nikeraho. Savuka kuri avoka none. Savuka kuri avoka zo kuyijya. Ibintu kuyara hano wibizana hano. Savuka. Uravoka urayijya. Jana avoka ariko cyo kuzo mugani. Tunari. Babara tubigiye mu usobanurira abantu. Yego siko uri kujya kushaka kubikwaza ukabikwepa. Ibihe. Wabagiki. Bo icyakoze ku bantu baraza kugira ngo bamwe ngo baragifunguye ubone ko Leta avuga harabari kuva kufunguwe ufunguwe ino video ariko kuzibireka nayiyogosheye mu rugo kuko narimbize ko zatabivuga nayiyogosheye mu rugo bamwe ngo urafunguye abandi ngo warasaze oya basaraho shane benshi hari umujene umeze neza koko ubyo tubyihorere tubitaruke ibyo gusara byo ntaga ari ingingo iyo ni ingingo dutaruka pe nta nubwo tuyivuga twarabiganira ejo bundi turi kumwe n'abajene mu kanama twari dufite ibyo rwose ubwo nyine wowe umeze neza se basi wowe uri muzima yego wenda ntacyo cyewe uri muzima umuntu ujya Canada akagaruka ubwo ninde wasaze wowe ninde wasaze wowe Namba nanje jewe naraciye ndasarira ku manane ku matafari hariya. Ndiko ndasarira ku kubinane kubibuye wewe. Uri kuraje imbere ya gari ya moshi twereka gari ya moshi yatambutse ngo n'umurabyo. Uraje imbere y'aba ma stade na ma arena. Ukagaruka wewe ninde yasaze wewe. Ubu urumva ninde yasaze wowe. Ninde yasaze wewe. Asha mwacha mwaje. Iyo ngigo tuyisimbuka. Iyo tubyihorere pe. Ubu shaka wewe nagwo turabigera. Hari n'abantu benshi bagusitse ngo warasaze. Ni benshi. Harimo abamodo. Abamodo bakora iki? Umumodo mbwira ngo narasaze. Banguze ikintu bakora. Oye mundo bagiye batandukanye hari abamodo n'abadozi. Afura motion n'umudozi agira ama design yo kudoda. Ngora abajene ngo bamurika imyenda. Ngo barindira ko badoda ngo bakayibambika bakayimurika. Umujene nyano mu Rwanda mwana ibintu byo kumurika imyenda ryari. Kumurika imyenda? Bajye bagira ama fashion show man. Ama fashion show. Niya nkubiri ya Marika Store. Byo bizagwa. Nako byaranaguye. Oya bagira ama fashion show subizi se? Ntabyo nzi pe. Wayigiyemo? Wayigiyemo? Bibera he? Zijya ziba man. Nibyo reka bagiye no kukweza abantu. Mu Rwanda yaziba ntego ntago birateye imbere cyane ngo bibyahatari. Ntago birabyatari ariko Franco n'umuzi.
Franco ni umudozi. n'umumodo man adutaye Franco ni umudozi niyo yabimurika yabidoze. no n'umumodo man ahubwo afite na kona Bara n'aba fashion design. n'umu fashion Yeah, designer they are fashion designers. ahimba umwenda Yeah. kibazo abawuhimbira Nibihimbano ndake. Chewe. Ahubwo mujye murereka wenda umuntu akomeze kuri interview. Ntongere kunsiteresa pe. Ukumbaza ibintu ngo harabagira ngo warasaze. Yo ntago ari inyungu turasubiraho. Icyo ni ikintu turataruka kuko genzi ko. babajwe nuko abamodo arimo n'abamodo bagusetse ngo warasaze N'aba TikTokers. bo kuri TikTok Tega bazo umujene ngo ukora iki ngo nkora challenge. Kambe ndaje. Kambe Eka mbenza hano haruguru. Mvuga na boss wawe nomo. Mubaze nti abajene bimeze bite. Yewe. N'ubundi byose n'ubundi. Cyane nido. Kanje nzamuke. Nirebere boss wawe nomo. Mubwire nti nyihera akazi. Kupa bino bintu. Sha ukugira ngo nkomere gusebera kuri TikTok. Abantu babone mfite amafaranga. Ninja gutega moto njyana kapitambaro k'intuze kapfuka munwa pavet ko hari uwonzi wabyaye gapfuka munwa ntabwo akagura arafasa pavet uruhinja tu kaifra kaitimbaho ngo ni musani uwo ni musani kweli direct kanongire ni icaretu murinda habe sasa mbalira tu umeze igihe muri ibi bintu by'izi nganda za TikTok man zigira aba influencer bahatari aba influencer tu undi ari ikintu hari ikintu no Rwanda batwitiranya hari gukora ikintu kubera igikunze ukanagikora kubera kariya ni ikintu kigutunze asko ko TikTok ni kariya tu yigo man harabitunze harabanitunze naganirije umuntu witwa Kimenyi Tito sibyo usese ubyibuka Kimenyi Tito wese wo kuri TikTok ari no bantu bafite imare myinshi hano mu Rwanda ukwiyeho nka Dumba wenda wabiretse nawe atakijira kuri TikTok cyane wibeye kuri Instagram cyane nakubwiye ngo mbabarire nikorera ikiganiro ikumva yure ku muntu yikorera ikiganiro ubwo mbwira ngo Kimenyi Tito mbwira mutunze nibyo ubwo niba ari witunze abandi bimeze gute n'abandi benshi ubwo niba Kimenyi Tito ari witunze abandi bimeze bite sikarabona kubita amagigi yo kwamamaza njyebwo njye mbavuga abantu nzi Kimenyi Tito Judy we girlfriend we baranakundana ni urugo rwabo tu TikTok ikumva TikTok ni mu rugo rwabo niho bakundanira tu ni mu rugo rwabo apana ku kazi siku kazi ubwo wewe na General Benda na ule dada barakundana na ule dada barakundana Shakila barakundana na muri basi urumva na Judy nani barakundanye banakundana sasa ule ni nani ule na Jojo T Brown na Jojo Breezy na ule mudada baramwita Divine nabo barakunda akaskwenge kiroro bana makopera naza gukundana couple ya Jojo Breezy ni ya nani bakundana nazo zibezi wallahi na Titi na ule kisasiye mwana ari mirimo hano mu Rwanda cyakoze nyabugenge n'ubugenge bwayo tu hari ibintu byinshi hano ariko turabigarukamo muri bakora iki mfite abajene benshi noneho abantu bamenyereye ikintu cyitwa icara wig ikisi cyo tugiye gukora turaza kuzana ikiri cyitwa gwiki bakora iki bakora iki ni mukanya gatoya akantu ka bakora iki ariko icara wig sikayito nabo hari abantu tuzongera byo kwibumura no gusibiza ngo no kugira hari abantu bagomba kwirukana bakavamo nk'umuntu agarura mu mwandike inshuro 3 zose asibira ntago ari umunyeshuri ajya itamwirukana muvanemo ntazongeye no kumugarukaho ako nakubanje gukosora ni nakantu muhaye nk'umuntu birebera kure mba birebera kure n'impuguke nawe ndi impuguke gego ndi impuguke nk'umuntu birebera kure sikahetu harabazirukana pe harya tonari muri kaminuza wize iki yewe oya rukuntu ubundi utakivuga ko wize niyo tekinike igezweho arakazi bari kutwima turi kubwira ingagari zicururiza ibishyimbo ngo twarize ngo ngashira ngo gishaka ibyo mubiro ngo gishaka ibyo kora kikaraga akata ntabwo twize mu dukubite jabo dukubite ku kazi tubafashe kubara imifuka bintu birakomeye banza ubwize kuri ngo wize iki muri kaminuza ni iterambere ry'icyaro wize terambere ry'icyaro development rirare rural development none se sibwo ubushaka kwerekana iki none ubu ntago wabureka ibintu ngo tubitwara uko biri
kubyizanye nawe byakubaho nawe ukiga iterambere ry'icyaro nawe none ngo bugu cyangwa ukiga ubuganga ukaririmba jugumira akoze mwana irajugumira ni ya malaria yajugu wallahi pampilampa iye ni urushinge ni serumu pampila DJ feel wallahi cyo yani ikinya ariko nubundi nabizi iki tuzabizanamo pe abajene tujye kureba ibintu bihize baze ko seburi ko kubura ngo ni mubi kuri shimwe ariko niba kibyibuka giye ngaho ndi do iri jisho rirebe hariya niba kibyibuka neze ndi kureba ndabizi zeja se wagiye ububaza umuntu ibintu ubwo nabizi ko niba kibyibuka nyine njya ibyo wize jewe babyita ngo iki like kuko uri muri chancelier ndabizi mangira ngo abantu jewe batazajya babibona tutera blague bakagira ngo uri umuntu usanzwe narize nize je pense que ko nize iterambere ry'icyaro cyongereza rural development muri kaminuza y'u Rwanda ntago ari bari kwiba mu Rwanda kuko ngira ngo iyo nizemo niyo ya kabiri ku ireme ry'uburezi yavuyeho UR okay yes wow kaminuza Kibabura Polytechnic none shande ngo aha Kigali tundimo ndi ngimbabura mezemo nka zebra crossing meze nka rompuye yo mu mujyi maze migi kandi wize guteza imbere cyaro ariko naje gukopera hali bantu biwacu jewe ndayizanye convention niba kubitira hariya kwasi ndayigaya hariya kumuvumo mu rukingo ndakubitirayo hariya Steve Plaza ndatwara henuze iriya ngagi yo muri irangagiye hariya muri Silverburn iriya ngagi yo sinzi abantu bayishyize ari bande ariko bazari bukuntu ihenera ba nyirayo ihene gutya ihene ireba muri ranyubako kuko ibintu byo kuyifata mukayihendesha mu muhanda gutya apuri safe ministeri y'ubuzima irimo gutya ministeri ashobora kwatambuka kuri yabo n'ingagi ihena gutya no which is not good nigitekerezo mba ntanze nk'umunyarwanda jewe irangagi bayihenesha ireba gutya mwimbere wenda tubbi turebe gutya gikubita mu gatuza apana we don't want those bottoms of gorilla no funa mu duhenere kweli mubyemere mutambuka no ntago reba kanu kabi iri kwirahenera bajya abantu barimo barabyina bari mu rompuwe fata ingagi ihenera abantu no ihene gutya irebamo gutya mwimbere yari yunamye ntago ari ibikoze ibyo ngibyo iri kuvuga wase yari yunamye yambaye silipe ari ibintu byinshi ndabashyira ibintu byinshi Rwandex ntago turajya muri bakora iki turayicayo yego uyu munsi none kankubwire turavuga ibintu uyu munsi none dukora isaha irenze imwe n'iminota 30 nitugira ahantu nka buri kintu mvuga ndiyenza kuri leta bamfunge ikigori kuko ntabwo ngomba kugenda iminota ituzuye kimite mbaza leta kandi n'ubundi gufungu kuki buri muturage mutamugurira indege ikigori kaburembe igera buri gipangu yinjiramo amafaranga save nicyo kibazo tu wari umukarita asura tumbwira ngo yishakiye inzira ngo kubera ngo nta ndege bamuhaye ngo afite umuntu yayirwariye nanjye kuko nta ndege bamaye nabonye gutunga indege bitari bworohe ndavuga ni reka ya ndege ntabonye afazari cyo nshoboye ni ukuyirwarira umuntu fata indege nyirwarira muhetso nta probleme tu direct kukanya burayigize ubu ndayifite ufite indege ya muhetso jewe arayifite wenda bitandukanye bamwe fata indege batwaye twese harimo ye bafite indege batwaye nanjye mfite indege ndwaye direct ntabwo Diamond yagukanga ankanzate ngafite private jet and me too I have my private halabe mvuze private baba single mothers bamwe bitango naba female ngo barabyanze ngo nabadamu bigenga
ngo nabadamu bigenga ngo ntago bakira abafiyemere ngo birashaje ngo nabadamu bigenga ndavuga ni how are we going to have a private mothers kisasiye sasa abatari ba private bana ba public ariko yunjisha yose uratubwira ikintu cyakubayeho byagenze gute tunarike ko abantu bavuze ko wagize ihungabana rikomeye cyane kugeza aho ubyibushye bidasanzwe amplis ukabura wamaze kubura ukagaruka bari gushishije nabuze ndi kwitekerezaho ibintu bano bafana nabo barashukana bagira ibintu byo kumotera ngo bronguza imiziki ngo kora imiziki ngo yadanje ngo tuwe turakwemera kisasiye muzinzara abafusani bafite kuntingana bahanzi barakinnye ndubu noneho ubimenye ubegereye iyo utari wabajya mubona ari ingagarito uzi kubona umuntu atangiye kuguza senkani kubera ko wenda zingo muregeranye cyangwa ngo izina ryo kubera ukuntu urizi agatangira ngo tunandite hari ukuntu mu diaspora yigeza ntamo noneho ndabura umujene ngo tujye gusangira wenda numve n'ahantu bakura amafaranga kuko wenda ninzi ko yafite nyine ahantu bavura amafaranga tuba turajyanye agira ngo ningagari byarakunze yetu hari ukuntu ugiye kumureba nawe ugenda wiyemeye ngo agire ngo umeze ukuntu basa nitwegerane dukora akanama tubwizanye ukuri turakennye amafaranga nayo tu wewe wintuka bro wintuka man nubuvugizi nubuvugizi tu nubuvugizi ho kugira ngo bagire ngo turakize kibazo n'abanyarwanda rabo kubona ugiye kwitegera akamoto ubu ugiye gutega KBS bahita basakuza ngo turi wa mujene nawe gatega bisi wewe mafurudomo wamuhaye amafaranga wewe wagiye muri show zingahe waguza album zingahe ku buryo uvuga ngo umujene ngo umuhanzi gute ngo atega bisi wewe ko wayiteze ariko wareruka kuri nibyo mu gitaramo cya Magic cyitwa ibishingwe natakaye moto natakaye muri mujene nabajeje mundi ngo niki wavanye mu muziki arambwira ngo nakuyemo imbwa yiruka tu direct abanyamuziki n'abanyamakuru sha nta mafaranga bafite nukuri kw'Imana pe ntayo nije muntu ubashije kuba honete nkaza bino bintu nkabibabwira ukuntu bimeze ariko ndakapfusha rukara nibwo najyaga numvura muje navuga ngo aragapfusha rukara nari ntago nari muzi naramubonye to namubonye mu muziki no mu banyamakuru inde rukara ngo yishariye uko arakapfa mwana Ramukaritasi yari yicayemo gutya Ose bro reka mubwire reba nkira ndirimbo hatari sana sibyo kandi abasari bose abasari benshi ni kuri abimeze ubusanga yaratwaye amafaranga ageze mu cyatano $1 yego no wajye kuri amafaranga yinjije kuri YouTube ugasanga kuri YouTube ifiteho nk'amadolari 200 yego 220 nayo ngaye ubwo urumva ifite ubungu bigeze muri Truwasa gutyo ubwo urumva ariko kwandi n'ubuzima mbamo ntago bungana ubwo winjije nubwo wakoze indi bikagira views miliyoni yego urumva ko bisa kose agomba kuba mu buzima burenze ubwanjye buri hejuru cyane kabisa ubwo yagize angahe hitu yakubatu no mafaranga angahe no namara kuyagira ngo biramusaba cyangwa kandi yambari akavisikoze byo muri kumbwira ngo byaguci uzazambike so we fatina anko fuck kamubita makavisikoze biro byanyu bya Madrid ngo mujya kogosheshamo ngo 250 muri Dered ngo yangumisa naguza akamashini ka 18 nkashyira mu rugo umwana ndamuhamagara nti Peti bino nkubwire we mubitra hakabuno wakisenze Wari umusenzi uri kunde bari waje nyimwe ngo turatengura igisazi ngo gute ngo vanaho Dread mbere ntazifite uranzi wewe kuna subi uko nahoze nawe kumeza uko wahoze ariko si ubundi Dread kumenye zihenda Dread ese ne ni rutagura indaya ko nanye nzigura bucece aho baratwica Onde yaje turapfuye je turasha je kanje ukatihateke ngiye cyago je gutega nitahire Nyarugenge biragoye nyine nose anicare nyine bawumene nanjye ntakundi kampagume tu turabitawe
bavuga ngo Nyarugenge ngibiki umusaza Rugamba Cyprien yababwiye muri za 80 ngo Kigali Nyarugenge burya ntawe uyisukira ngo ntawe uhasti ikoreye imari nibwo yabasanga baturutse yavuka nese ubu wazanye imari ya nazanye dread ariko magiye sanga ari tuntu bavumbuye ubu ngiye kujya mbabwira nti petsi nanjye ndakora ama challenge ninko kubitira akantu kagurye kamunyorosho ukimbona uvuge ngo direct ndakwishyurira ncobo unam wala direct Peti usikumva umujene kujya kubwira ati oh bebe wallahi ntabwo ukunze kwe ariko tunaye nawe reka abantu bavuga ko rwose usa nabi oya gusa nabi se baje bavuga ngo ufite dread nakutagize yewe icyangwe wagishakishije waciye kwaba Yangsi bakagoye ibyangwe ngaho imagine Yangsi kaza n'imodoka reba uziko Yangsi wahendwaga Yangsi akora nk'abandera acuruza ikintu bande bacuruza ibintu ubona bitakabaye bicuruzika neza abantu bacuruza ubwoba ni bande siriko bakabajeni bacuruza ubwoba bura Yangsi acuruza ubwoba gute zikacuruza imyenda acuruza ubwoba bw'abahanzi gute banze guseba gute ariko umuhanzi abona umwenda runaka ntago ari buze kuwugonda ubwo tayari yagize ubwoba akigira ubwoba bwaragenda busigire nde Yangsi bwa bitanu arahumusigira mu karaga umwenda ahita awuzana Yangsi acuruza ubwoba tu abatera abantu ubwoba buri adahari rega ntago ubu nakubitamo akavisikoze ariko ubundi ndibaza ibyo abahanzi bambara gutya na gutya huyu we abahanzi ngo nipaka nkubitemo ngo icyenda ngo nigikweto cya ntago turagera ariko muri bakora iki rega turajyamo rega nabo barimo abahanzi bakora iki tuyijya bimvura itaraguze imvura iraguye bono se bakora iki nyine bararirimba abahanzi bararirimba reba nk'amantuze nk'amashow abayabaye hano ugiye gufata moto umusaza no umupolisi iyo moto ibaye icyo agiye gufata bagiye gufata moto ugiye gufata moto ikoze ikeko irekosa yandikire basi umureka agenda imvura igiye kugwita musanga mu muhanda fandi ariko uzi ko abaye n'akayobe tonari erega ndi n'akayobe ariko shareka kubwire ndugu yangu ubu gahunda ni filime imiziki nyibavangiremo ariko ndaki ni bongo dore tonarite mu minsi ishize akura umugore birabyo ntabyo bari kumbwira ngo mbyumve pe uri gusana King James mwana kumotema hora cyane yubabashye yeshe gusa inkofu saho sikufasha guhindura imyumvire kwaramba nukuri muri gusama nimba ari kuyogoshesheje ikize aliwaze ikize gusa inkofu saho sikufasha guhindura imyumvire wari gutunga mukamunyura kinyinya urumva kubijyanye na kawunga umujene twagabanye kera nta mafaranga yashyizemo w'ikintu yari yazanye yanyeretse umurima w'ibigori mashine zari zanjye wenda we nuko yarandangiye umurima w'ibigori utonye muri makuru kiryari kumwe tugiye gushira sirashira gute abaye ngahe hamaze kujyamo ingahe imvura igiye kugwa ma nese turabigenza gute ko simvura mu tuyimvura okay turakora party tuse bikundi tuzayikora nyine tuzagenda tuzagaruka oya banze urumva abantu baragukumbuye uheruka hano kera ufite imbaraga y'ugushyira mu miziki cyane yego mu miziki rero mu miziki ndashyizemo ariko mugani wa melody ngo yacukanye ngo nisibe ngo kubera ngo bashoramo ngo akabona ngo nibirya iyo nafuro gakoze muri Rwanda rw'abanyarwanda kwirafuroga ko agakondo nimpaka ngo azanemo ibintu by'ibikuba za boro z'ubucurama nabonye buguruka buri kumara iki muri afuroga ko nugucura gusa agakondo ni mu butayu
nabonye umucanga uguruka mu butayu yashyiramo imisozi 1000 yo mu Rwanda. Wabonyemo n'ingagi se? Ngajye mu butayu sigo yabaho gute? Cyalo. Gutekesha umuceri umwuko pe. Biraza gukundagutse. Yakundutse. Je suis désolé. Kagira ngo ndi mililo. Man, Wirongera kuvuga ariyo biva kuri Melody uhise ubyibagirwa. Melody se niye kumuvuga iki bundi? Ndabiyibutse nge nabyibuka. Nanjye ntabwo mba mbyibuka. Bo, rero urumva urimo umbaza ibi bintu bya dread. Hari ukuntu rega na dread zihita zikugaragaza nk'umuntu ukora ikintu runaka. I don't want people ntagire umuntu uzafata nk'umuhanzi, ngo afate nk'umukinnyi wa filime, ngo afate nk'umusizi, ngo afate nk'iki, uzafate nk'umunyempano. C'est tout. Watangiye kwigagaza Iyo ari yo yose. Watangiye kwifunga uvuga uti ngewe buri ati turandi umuhanzi utoroshye ati erega ngo niyo gahunda ibihari. tinaririmbye mu Erega biterwa n'abafana mwana, biterwa n'abafana n'abasani bikora babizi ko tinaririmbye mu bishingwa n'abasani bikora biri kubahanda nabo. Gute? N'abahanzi bikora biri kubahanda. Kuko birahenda. Uzi kwigagaza ukuntu bihenda? Unywa byeri ntiwenywera ku kiranguzo. Ugura umuceri ntiwajya kugura inyanya z'ijana. Ntiwagira ute byose bisaba kuba uri n'iki n'iki uri kujya ku ruhande. Ni ibintu utapfa kumenya ngo biteye gute. Reka dusobanure imbabazi. Mwihangane ikiganiro dusabwe kujagarika kubera imvura. Yego. Nta kundi. Tuzaganira basi. Yego. Ese nta kintu tutagiye basi kingenzi gukibabwire twihuta. Bo ni kubijyanye na filime. Itubivuga wihuta. Filime yitwa Inkuru Series. Niyo filime yawe wazanye. Niyo filime yanjye nazanye. Babarira ubisobanure bihuta. Filime yanjye rero yitwa Inkuru Nagirwa ariko Series. bivuge. Iri hariya kuri Muzunga Tonalite n'ubundi kuri racano yacu. Uri gushiraho filime noneho. Niho filime zigiye kujya zinyura. Yego. Kuko gusohora indirimbo imwe nta gitaramo wakoze muri ayo mezi yandi asigaye ugasohora indirimbo ngo kindi gihe yaguhenze niki. So kandi filime zirimo uburyo kandi ngira ngo n'umuntu ufana cyangwa nkunda ntago yakishimira ko mbaho neza. Nako ntago yababazwa nuko naba mbayeho neza. Yego yego. Rero ubwo nzaba mbayeho neza. Ubivuga wicaye nanameze neza. Uruhara komeze yagwemo imvura ni Nagize ngo baraje. Uramenya ko dread zari ngombwa. Rero no kuvuga ngo ni ku muntu umfana cyangwa nkunda ntago yababazwa nuko nambayeho neza. Yego yego. Kandi muri filime niho ndi kubona hari uburyo buzima kurusha ibi staff by'indirimbo cyangwa niki. Ariko ku bantu bazikunda n'ubundi bazazibona. Yego nazo n'ubundi zirahari ngomba kuzibahereza ko ari kugira ngo impamvu yino televiziyo no kugira ngo ntabisohora bakagira ngo wenda ngo mbibatuye hejuru. Ndabibabwiye. None ugiye kubisohora? Ngiye kubisohora kabisa. Naho ngaho ubwo munsi gatoya mukandeho mugende muyirebe ni inkuru y'uruhererekane. Nanjye nifatiyemo ndimo ndakina. Rick iri hasi hano. Yego. Barahita bajya kuri filime yawe. Ivuguruye numiwe. Ivuguruye ni filime ikoze ukuntu ariko ibaze ko ira filime tuba twarashutse nka episode nka 20. Yego. Ariko bije y'indirimbo imwe itari buninjize amafaranga menshi. Ugasanga ikoze kuri episode 20. Kandi ari bukore ku ndirimbo imwe. Achacha. Delect. No se imbabaza abantu bari bagize ngo wasaze. Bo banyihangane bira ntago ari byaturutseho. Nagiye kwibona mbibonye imihanda. Sha ntago nabajagaraza mwana wanjye. Ntago nabajagaraza mu mbabarire kabisa. Gende muzima n'ikimenyimenyi. Ahangaha nicaye muri rompu. Bihangane ni wasaze. Ndi mu muhanda ntago nasaze ndatwaye. Ndatwaye ubundi mu modoka kabisa. Ariko nabo kibazo ndabwira abantu n'ubundi nabo bisariye. Tumeze kimwe ngaho. Ukomeze nikomeze. Ntacyo pe. Sawa tonandika nkwanure. Mwakoze dakatwiyanure. Murabeho nyagataka. Yego rubyiruko. Murabeho rubyiruko. Ariko wambaye neza gataho. Ntako ntagize. Nama visikoze. Ingofero twe iyo ngo mwete twacyuma mbere. Yego. Mwiyi kamera wasaka itagira ukuntu inkoraho. Reka zamure gakenda. This one uje forongo yawe sha. Nta kibazo. Nabura kuraho gukanda wasetse ubwo hasi wanduza forongo. Ntumbwire ngo utabishaka rwose. Iyi ni inyanduro y'inseko. Ni inseko y'inyanduro. Inyanduro y'inseko. Avuga no. N'akagofero kariko. Ingofero we nabahaye. Ingofero we mbakubitiye mu gipolisi. Kandi yambare gutyo nta muntu umenya kuri umuhanzi. Unakigira muri bisi. Unakigira muri bisi. Nakigira ziniya mu isoko. Najya kwigurira ibiharage. No mu miduha. Mituyu yanjye mu miduha nayigurukana. Yego. Kukiraha cyane wasanga ngisekura. Ndasiye. Mu migina wahamenye guterene. Mu migina imigina gutibuzwa na Canada nawe uri kuvanga ibintu bitavangiye.
uretse kuza mu bintu bya Canada uhise utuzanira imigina tugeze kuzasabwa rero kubivanga ntago biri guhura pe kuvanga imigina na Canada cyangwa se ubwo nyine utubwire ariko uziko ibintu byawe wakoze niwe muntu wagiye Canada abantu ntibabimenya bamenya warahageze kera no na Melody nawe ngo niwe muntu wagarutse inahagaruka kera abantu bakaba bazi ngo wagarutse vuba mwarabisikanye burakiraje wagendeye umaze amezi agera muri 2 Melody we menya yageze yahita agarukana na Gael cyagiye haje mu bintu bya platine Melody ahita yikwamira ngo aracyari Amerika tu wamuhamagaraga gutya ugahita wumva imbwira motsi imbwa y'inyarwanda wumva ukuntu imoka imbwa y'inyarwanda imoka ikangana ndimba atarakaye abanyamakuru bari gusakuza ngo urusaku rw'iki